igihe umukobwa igihe cyose umubwiye ngo ndashaka ko tujya muri relationship araratekereza I think ngira ngo abantu benshi bakunda nari bakunze kubibona muri movie arayigaragura areba agira ati those things mureba filime nyinshi urumva it was not easy bitewe n'abantu benshi bari banciye imbere numvaga niteguye tu urabimbwira natekereza uvuga ngo byaje bisanga iby'abandi nanjye ngashira kuri rimwe rimwe rajya gavuga ku bundi ibingi ninde wabizanye ubundi ndabona ntabwo biba byoroshye guhitamo umuntu muzabana kuko numvaga ko ntimvuga yego ari imbere na njya kuvuga ibyo bintu hari izindi nanone CV zari zaraje zigera nko muri zingahe uzabana narashize kuri waiting fata igihe ndasenga wasengeraga twese cyangwa njyewe ntabwo we nagusengeye by the way do you think nasengeye wowe ngenda ndavuga wasengeraga iki nasengeraga the right person not me not you wari mu bandi on that time wari mu bandi wari mu kivundo sorry for you sibyo okay sinari ntarabafashe ndavuga mana uvuga ngo dore dufashe dushyira muri muga basket koko ndavuga mana toranyamo umuntu mukuru mana ndeberamo hano nkuremo umuntu Okay. Vete. Sawa. Makuru. Neza. Akaba usize neza. Sasa neza. Nibisanzwe ariko Mr. Kazungu akora umuti buriya muri Mirror Salon. Abakumenemo. Kayiza bakamare ingofero hano banyakubaho. Igira ntabwo apfa gukuramo gutyo reka. Barabyoroshye hari ahantu bakanda hano. Urumva? Imbe namwe mwana. Imbe namwe. Urabanza ukabyoroshya abandi ugakuramo gutyo urumva. Sawa. Vite. Sawa. Bambwiye ngo urashakira iki? Long time man. Time zo wambuze. Anyway kwanu urashaka ngo ngi YouTube channel ni uyu mukobwa yambwiye ngo arashaka. Nashaka kumukoresha interview ku buzima bwe uburyo abayeho. Naramwigiye nsanga narakwize by the way. Sanga ngomba kugukoresha interview. There is a questions I have for you. So I'm going to the interview. Yeah, of course. Ngiye kuko neza no. Ano ngiye kuri interview neza. Okay. La. Ndunda hera. So today okay, by the way, kubantu mwese mudukurikiye uyu munsi niwo munsi igitipe mureba hanga harya nakubwiye ngo iki nari jambo nakubwiye munsi umbwira ibintu byinshi rero sinzi ibintu umbwira uwo munsi ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12 itariki natari itariki ndayibuka ni itariki nategerejeho wagira ngo nategereje sinzi ngo byagenze gute haciye niba ari amezi nk'atatu cyangwa 4 nagushize kuri wagita kuri call waiting reka amezi 3 but finally you made it but it's okay ariko rotarante z'ukwezi wana ariko ntabwo washizeho pressure by the way iranye ntabwo bundi ntabwo by the way ni umuntu utarigeze ushiraho pressure ntabwo wigeze ushiraho pressure ubundi ibona ibintu ko bizavamo nari mpamvu zo kustress utangiye kwiyumva rero oya nyine ari ufite ubwoba by the way ntabwo nyine kaburamo ariko nyine hari ukuntu wabonaga hari sayini sinshobora kwibagirwa uburyo cyagumamagara ufite ubwo butabasha no kuvuga oya se kandi bineza abafana oya reka mbivuge ukuntu byari bimeze nyine mva kuri bose nta kintu uratekereza nyine ndiba hari ikintu abakobwa mugira urambwiye uti reka nyine mbitekerezeho sibyo which is okay kuko ngiye nange nabaje kubitekerezaho mbitekerezaho mbyumvaho then urambwira ati kamugende mbitekerezeho gutekerezaho which is okay ndavuga sawa ariko ni byiza kwezi kwa mbere umukobwa kuvuga ngo let me go and think ariko you take too much time kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu haryo ubwo ngubwo ubutekereza cyaka ni mushaka guhindura umusozi ukawuvana handi ukawutereka handi which is mujye mworoshya mugabanye kuko ni ikintu utekerezaho okay by the way I understand you ladies kuko
wenda ubutanzi butaramenya ushaka kumenya uburyo ugenda oya no kuri ibyo n'abasore benshi baba kuri kudutereterega buriya tuba tumeze mumeze buryo ububarasi mumeze buryo iyo byavamo n'ibyavamo so ntago mugomba kuba so ububarasi kwijoni aburi ku balancing uvuga ati waje kubona bita ko byaje ku balancing Oye bita ko barira ubundi kamubwira impamvu ituma tubashira kuri waiting mu gategereza sibyo ahubwira ati reka mbitekereza onde ko bizavamo nyeka ko hariho n'abasore batabikunda urambwira ngo bikunda mwana buriya ntazakora kubera iki se bugira ngo umuntu nakubwira ngo ndagukunda bituvuga ngo ndagukunda oya ntabwo ari byo kuko ntabwo muzi bisesuye nkuko we yagufasha umwanya wo gutekerezaho no kwigaho kugira ngo azakubwira nyine ko mwagira gahunda runaka nawe biba ari byiza kubona umwanya ukabyigaho ukareba ko bivamo wakomperinga bamugana n'abandi bose bambwiye ufite ku bandi baba baraziye rimwe ukabarasa ukareba bikize okay ariko nyine sometime umwanya nyine tugira kwihangana guke usanga nyine ntago ngiye nagiye kubera iki kuko hari ikintu nashaka nari nyine harya yarameza ngahe chokora yarande mwana ntago atinze cyane ariko aranatinze bamugana uzi ko umwaka wari ugiye kurangira nazi kuntu ahantu mparitse ntago biziho ameza n'utegereje umvaga ko uwo mwaka ugomba gushira urumva ugashira hari ahantu samuye ukajya umpamagara amahirwe ngiye kubona mbona rimwe mu cyumweru habura n'amasaha ariko nabwo wari waneyeho bresha icyo gihamwa kuko umwaka ugiye kumva ukuntu waneye impuhwe wajya kunera impuhwe ngo kuko umwaka ugiye gushira nta gisubizo urama umwaka numvaga umwaka utari bushire kuko agasore bushire ngo wari bubivemo ntabwo nari bubivemo ariko nyine hari akantu katari bugende neza n'uvuga ese mubwira buriya ngo tegereze paka mwaka nyine ugashira byari bigende gute ari kugera ukavuga ati yewe mvanye nawe ntabwo wari ubikora urabizi mwari sobera ko ushaka iki se nshaka iki se erega mujye muduha break natwe sibyo nkuko nakubwiye mujye uwo mutwihanganira mwanya muba muwukeneye sibyo umva icyambere sibyo reka mvugire n'abandi bakobwa wenda n'abandi mbona ikibazo kiba kiri sibyo gituma kubwira ngo ihangane ndacyabitekerezaho urumva twebwe abakobwa tukaduteretwa sibyo urateretwa ongeraho ngo turate cyane tuba dushakishwa tuba turi noneho imari iri ku niyo isoko uri mwiza nkawe raneye umutoma ndapfuye uzi kuba umukobwa mwiza nkawe noneho wumva gomeza uri kuri publike nkawe ariko wari umutima wari umutima warakuriye na nyuma yo kwemera warandiye singiye kubeshya reka se wumvaga biri kukurya atipe bagutetaga nabo ni benshi reka mwana reka mubwire kaga babwize ukuri nimba ari umuntu wihanganye arihanganye warihanganye umukobwa icyo cyo ijana ku ijana urabyemera ndabikubahira good icyo cyo niryo banga rya mbere menye ubwo wibahaye agaciro akiyamungu we uzi guhamagara umuntu kuri telefone niyo ariko kugira ngo akora muri call center y'ahantu 24/7 busy warihanganye vraiment mpaka nkubwire nari kuvuga uri kunyibagiza nari kuvuga ibibazo abakobwa tugirura nabyo sibyo nyine tuba dushakishwa sibyo vuga ngo iyo uri mwiza ushakishwa ariko ntaga abantu bose ubwiza si uburebera he wowe nyine ufite ubwiza mvuga umuntu ufite imico nk'iyawe ufite igikundiro nk'icyawe noneho wakongera n'uburanga uburanga se ni igiki nyampinga harya ubishyira ku meza ukabirya niwe mva nkubwire ubwiza wa mutima urumva ngo murateretwa turateretwa sibyo so abakobwa nyine benshi sibyo baba bafite urumva uba ufite nka lisite y'abasore ngombwiza ukuri wari ufite nka bangahe cyane shaka mubwiza ukuri hari aho byageze nanjye ndacangamukirwa bakubonye benshi ndacangamukirwa aho nsigaye ku mana gusa havuga mana urabizi ariko nari narasabye ikintu kimwe cyonyine wikiza wiki ndavuga ndabyibuka sinzi n'imana aho yavuye njya muri overnight nagiye muri overnight sibyo
noneho ubwo nyine ari nyirangiza nyine secondaire nyine urumva noneho ndavuga mana rero hano hanze ntabwo horoshye tipe biri hanze ni hatari ujya kubisengera abatipe barabasengeye urumva nari nzi ko urumva narangije secondaire sibyo mitangira kuri Remigo TV sibyo icyo gihe rero iyo ugiye kuri public nta nubwo wari utarava ngira ngo na Nairobi ntabwo wabaga inaha sibyo kuko nigeze kuza mubona kuri televiziyo sibyo ariko bitewe na nimba ari quality ya televiziyo y'iki gihe ubona utanari mwiza ubona bitanavamo merci mwakoraga kuri green screen sibyo kuri green screen icyo gihe mwari ufite background ya blush kuntu nari nifite no nabonaga ukiri n'ubuturage ariko wabonaga uri aho ngaho kuko nari narasirimuka bane hari ukuntu bakoraga nyine ukabona image ntabwo isohoka neza mu by'ukuri sinabihaye time cyane ngo mbyiteho sibyo narebaga nk'ureba televiziyo bisanzwe noneho kuva yari na gospel show yonyine ngira ngo icyo gihe yari hari sinibuka neza ntabwo nabyitayeho hariho na Gabriel afite show na Misoro rero afite show ngira ngo nayo narebaga televiziyo nk'ureba televiziyo bisanzwe wari utoraza mu gitekerezo kada habe ukagira inkuru wumvaga nta gahunda ufite yo gutereta nta n'agatima kakubise ngo ndebe ngo hari wapi ariko wumvaga wari muzi bizakugwaho anyway tubyihorere oya tubyihorere kana nindi kuvuga uburyo abakobwa duhura nicyo kibazo sibyo so ku giti reka nivuge wenda n'abandi bari kukugira ariko buriya nyurumva nagiye kuri Remigo bitamba public figure sasa rero dore uziko nomero zigenda ukagira ngo hari umuntu uri gukora yegera umusitari mwana urumva none se ubwo kuvuga ngo ku munsi ngiye nagira kubwire abatipe bari ufite bangaye ntago naba barafoshwa none se bose baratete hari abandi bakubwira ngo I love you kuko wakoze ikintu cyiza ririri navuga babandi bari deep umva umuntu araguteta akagutesha umutwe yandirivo bavuze hariho n'abatava kwizima sibyo uyu munsi wakira telefoni 3 ejo ukakira izindi nimugoroba ukakira izindi shyashya banyita kanaka narakubonye ndawukunda twahura twaganira ntacyo kora nahabera abana beza ngira ngo benshi twagiye duhura tugahura tukaganira mana yanjye ndawukunda ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo sibyo story igakomeza rero ukumva haganisha ariko abenshi icyo gihe bazaga nabwiraga ntabwo igihe cyanjye kiragera kandi wari ukirakaga ndambwira ko igihe cyanjye kitaragera kuko numvaga nihutira kujya muri relationship kuko nari narabwima ndavuga mana uzambabarire ninjira mu rukundo nzakunde rimwe kuko nagiye mbona abantu benshi ba breaking up even n'abantu twagiye tubana kandi baka proud yabyo kavuga ngiyewe uyu ni ex wanjye n'umu ex wanjye ex yari aba ex sibyo ndavuga mana nje ntago mbishaka ntabwo ushaka kuzata umutwe hejuru y'umuntu sibyo ntago mbishaka ndavuga mana uzama umuntu umwe unkunda ari wenyine nzakunde rimwe so nukuvuga ngo nirinda nyina abasore bakaza nkabwiye nagiye kiragera tegereje kumera amahembe ntagiye warangije kwiga ibiki n'ibiki ndiye kwiga kaminuza ariko nirinda kwinjira muri relationship naramenye isi uburyo kuko narimva muri secondaire kugira ngo baze kumenya kwanza hanze hameze gata abantu bameze gute bakora gute muri secondaire na gahunda wigeze nari ikibazo kibereye aho ngaho nari muri Yesu nari ndi mu ndani handi bavuga di nano waje se base cyangwa wari bya bindi tokashita oya stani ibyo sinabikoragaho rwose muri secondaire narasengaga niberaga muri dufite scripture union tugasenga sibyo nkava gusenga ranchi family ibintu nk'ibyo nifite inshingano nyinshi by the way muri secondaire zikangira bize singira ibindi bintu nkora by'ahandi ibyo nakoraga nta masomo n'abanyeshuri nagomba guhura nabo nyine dusenga urumva ibyo ntabwo nigeze mbonera umwanya televiziyo irakomeje rero nyisohoka ndavuga ni yesi none twajyaga twumva abantu bavuga ngo hanze sha ni habi hanze ni habi abantu bavuga hanze nyine urumva na headmaster akajya avuga ngo hanze ni habi hano mugiye hanze muzafunge ariko for sure simenye what's going on sibyo so nsohotse hanze sohoka mfite image yuko hanze atari heza n'abantu bari hatari beza so binjya mu mutwe numva iyo washize ikintu mu mutwe wawe
uba uritonda n'umuntu uje kumbwira ko ankunda sinumve ko ankunda hari ibindi ashaka ndasohoka nyine mbona n'abantu benshi bambwira ko bankunda ibintu nk'ibyo ntabwo igihe kiragera pe nta nubwo biranzamo ntabwo ndi kubipulaninga mu mutwe wanjye hari ibindi byinshi ufite byo gukora so mba muri ubwo buzima kuko numvaga nta muntu ntumufitiye urukundo pe kuko bari baradushizemo ko hanze hari abantu nyine basamye gutya bagiye kutwakira kandi mu by'ukuri mu kutwakira bakunda gukoresha system yo kuvuga ngo senene yaguye senene zaguye fiki barabizi sibyo ngo baraje bazirye ibintu nk'ibyo ariko man so nyisohoka naravuze mana sinzongera gusa ngo nasenga muri segonderi wenda ngiye kugira ibintu byinshi cyane ariko nirinda kujya mu kintu cyitwa relationship ndakirinda so rero abasore bari benshi byari binagoye ko hari abasore beza urumva bafite cash hano hanze urumva beza ariko nawe wagusimbura urabizi so nyine ukabona umuntu ukabona ni mwiza ni benshi pe ariko nyine buri ikintu kitavamo sinzi umuntu wavuze ngo wawe ni umuntu uzamumenya inkweto yawe uyibonye ukayigeramo urambara rwose bikajyamo ukanaberwa sibyo uko yameze kose uraberwa so ni ukuvuga ngo ntabwo byari byoroshye pe guhitamo ntibyari byoroshye so that time rero harya we waje ute yewe ndibuka naje nyine nje gukora iwanyu basanze ku kazi ubundi n'igihe waje ndi ahubwo nibuka waranyakiriye nje kureba umugabo nyine umuyobozi wanyu umwe haza ndinjira unyereka ofisi ye ndicara turaganira bukeye bwaho mvuye Nairobi niho nakoraga ndagaruka noneho ubwo nari nicaye kuri reception right kuri reception ndinjira ujyana muri ofisi tuvugana na boss twemenya ko ndi butagira akazi sigiri nimba next week ndaza ndatangira noneho bahita bampa gukorana nange mu kiganiro twajya dukorana promo twakorana ikiganiro ku cyumweru buriya abantu benshi bari ikiganiro cya Power of Praise twabaga turi inyuma yacu tumeze nabi tubabwira nyura hano injira garuka sohoka reba hano rehindukira ibintu byose ariko nyine mwari abana beza nari birya bito noneho turakorana nka hafi sinibuka igihe twakoranye runaka icyo gihe nyine twavukorana nk'abandi tubasanzwe kuko ntago nari nagatangiye nyine kuvuga ngo ngiye muri relationship cyangwa icyo ya noneho biza kugeraho hari akabazo kigeze kuba ku kazi none akabazo kabaye nza kugushaka ndakuganiriza icyo gihe naraguhamagaye kugira ngo duhure n'ubwa mbere nari nguhaye appointment turagenda duhurira ahantu hari mu mujyi kera habaga Bobby Coffee that time nabonye ubunyabupfura uko nabonaga history nyine cyangwa se uko bimeze environment hari nayisobanukiwe neza nafite background ya story ushaka kumenya story nyayo exactly what is happening ngo ndaguhamagara turaganira kivuga amahirwe unega amatwi nange gutega amatwi ndakumva aho rero no haje kuza akantu ndavuga ariko ko wenda bimeze gutya ukuntu uyu muntu siwe cyangwa story ndimo ndumva naga ariyo aho rero no haje kwimbarutsa uwo munsi uwo mugoroba ndawibuka twari turi kuri Bobby nyine turasezera turataha nange ndataha ari abankoreye umutika bise nahise nibaza niho naje kukubona undi muntu utarubona ajyaga mbona mu kiganiro nanjye nibwo naje ko bwari ubwa mbere tuganiriye face to face cyangwa se duhange time runaka undi cyabaga biri twakora promo sanga pe turahurira hehe turayikorera hehe turakorana nande ikiganiro ni ubwo zayo bakora ikiganiro gusa nyuma yaho rero mbwiye maye time yacu twaganira mbona side yawe yindi ndavuga ariko uko biri umuntu ni muzima uwo munsi rero mbwira ibyo naratashye ndavuga mu bantu bose dukorana nta n'umwe wigeze unyegera person buriya iyo ikintu kibayeho uzirinde kujyana ikintu utafitiye amakuru yizewe utegereye na nyiracyo kayaguhare ari mabi ugitwara ayo ngayo right so nukuvuga ngo umuntu yateye intambwe akaza kegera umuntu akamubwira ati ndashaka kumenya ibyo ari byo byose
niwe muntu nyawe nkwiye kuyaha amakuru ndashaka kumenya ese ibi nibyo cyangwa sibyo ibyo bikorwa n'abake foshua twumvikane mani mudukurikiye bikorwa n'abake kuko umuntu uburyo duteye mu buzima busanzwe wumva inkuru hehehe ukagenda ukayibwira undi akagenda uko yivuze noneho yongeraho nimba navuze ko naciye mu muryango undi avuga ko waciye mu idirishya atuzi ko waciye mu idirishya mu muryango ingufuri yayikuye ibintu nk'ibyo kugerayo yabaye iyi kandi noneho ikagenda ari final hari ukuntu abantu bagenda hariho abantu bari talented by the way ikagenda avuga man ari imibereye I was there you know so that time nagize igihe cyo guceceka muri njyewe nta muntu umwe wigeze unyegera ntawe pe kuko ngiye no kumenya iyo story nayimenye yashize nk'iminsi nk'ibiri ntawe pe kuko urumva yayimaze igihe wajya kuzagaca kose bisanzwe nicara nkatuzi so nukuvuga ngo naracecetse ndavuga uzanyegera person nzamubwira ukuri sibyo ariko wakoze akantu k'umuti wakoze umuti wa hatari yaje niko meze nago nyine kumenya amakuru yandi wenda nuko rwa rukibahandi na characteriza oya no muzo busanzwe inkuru usanze nukagifata ukimeze nk'ushaka kuzukambwira ati Juliet nahuye nawe nakanaka ahangaha ariko mu gihe wenda ubizute ko atagiye yambwiye exactly cyangwa se ubizute ko wenda yagiye wenda ku mpamvu zitari zo wacetse biba byiza ko wa muntu nyiri gikorwa cyangwa se nyiri kuvugwaho ikintu runaka ari uguha amakuru yizewe niyo yakubwiza ukuri yego cyangwa se akanakubeshya ariko ubyiza nuko ari wabikwihereye then kuva aho ngaho rero nibwo navuze ati ariko hano mwine mbonamo undi muntu uri inyuma yawe utarubona nari isanzwe nzi nyine mbona ese undi waranyizeye ibyo nakubwiye burera narabyizeye bitewe n'uburyo nabona ubimbwira narabyizeye ikimenye ko nabyizeye nuko byaje kurangiriraho kuko iyo nkuru niyongeye kubaho uvuga ngo yari raho yego ariko ntabwo twamenye ibyayo nuko yarangiye gutyo yakeceka nyuma yaho rero naje kubona undi muntu nyuma yawe nibwo twakomeye tuganira dukora ikiganiro rero njya gusaba indi gahunda ya kabiri uvuga ngo twahuye rimwe bwa kabiri mpita gusaba relationship turi ahantu muri Tedemiri hasi habaga resitora hirya n'ubu ntabwo ukihibuka Tedemiri hasi iyo winjiye ugakomeza imbere haribagamo resitora n'ibicamo simbizi turagenda twari twicaye ahantu turaganira ndakubwira yego ndambwira okay ndaza kugusubiza ngiye kubitekerezaho etide devoir à domicile ngiye kubitekerezaho yewe waratekereje atekereza we aratekereje nararaga ntekereza nararaga ntekereza buriya ntabwo biba byoroshye guhitamo umuntu muzabana kuko numvaga ko ntimvuga yego ari mirere na mirere njya kuvuga ibyo bintu hari izindi nanone CV zari zaraje zigera nko muri zingahe uzabona nashize kuri waiting mutegereze umva nyine umuntu iyo umuntu ari umukobwa kenshi ari igihe abeshya cyo koze Imana yo mu ijuru igitubabarira pe igitubabarira umuntu akakubwira ngo duhure ndagukene ukambwira ukamwima n'igihe kuko uzikagiye kukubwira iki ngiki sibyo ukambwira ati ndi busy mfite ukamuha excuse zitabaho mu by'ukuri kugira ngo udahura nawe akakubaza icyo kintu kandi nta gisubizo gifitiye so that time rero bimbwira man uzi ko urara udasinziriye man uzi ko bidusara tudasinziriye dutekereza ikibazo cy'amatsiko ufite ni iki cyaje ni iki muri wowe cyarimo nakubwiye gitandukanye n'ibyo wari ufite bindi by'abandi cyatuma gutekereza ijoro byose wowe ntabwo byatumye ntekereza ubundi umuntu igihe umukobwa igihe cyose umubwiye ngo ndashaka ko tujya muri relationship aratekereza I think ngira ngo abantu benshi bakunda nari bakunze kubibona muri movie arahigaragura areba agira ati those things mureba filime nyinshi urumva it was not easy bitewe n'abantu benshi bari banciye imbere numvaga niteguye urabimbwira natekereza uvuga ngo byaje bisanga iby'abandi nanjye ngashira kuri rimwe rajya gavuga ku bundi ibingibi ninde wabizanye ubundi kuko bituma utekereza kuko hari abantu bahaye promise babwira ngo nzabaha igisubizo nzaba kandi bose bari kuri telefone ariko mana we fata igihe ndasenga
wasengeraga twese cyangwa njyewe? Ntabwo we nagusengeye by the way. Do you think nasengeye wowe? Ngenda ndavuga wasengeraga iki? Nasengeraga the right person. Not me. Not you. Wari mu bandi on that time. Wari mu bandi, wari mu kivumbi. Sorry for you. Sibyo? It's okay. Sinari narabafashe ndavuga mana. Mva ngo ndo dufashe dushyira muri muga basket. Kago ndavuga mana toranyamo umuntu mukuru. Mana ndeberamo hano nkuremo umuntu. Nukuri ntago biba byoroshye for girls nukuri ku bantu b'abakobwa nukuri iyo ufashe icyemezo ukavuga ati ngiye guhitamo uyu muntu kabisa aho ngaho mba mbemeye cyane kuko abenshi hari igihe bananirwa ugasanga barajagaraye arashyiraho uyu yamwemereye n'uyu akamwemera n'uyu akamwemera kandi atari byiza njye nifuje kudatendeka mu buzima kugira ngo nta wundi mutipe nigeze mbwira yego mu buzima hata nimba hari ushyiraho comment hasi nimba uhari shyiraho comment okay mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda kwita abantu amazina sheri shushu ibintu nk'ibyo cyose nimba yarakubwiye ngo ariko nemereye biri nkambwira ngo yes azahanika akaboko shyire comment azagahanika azashireho comment sibyo avuga ati naramwemereye aranyanga shiro ne namba zawe nzaguhamagara tujye nta kibazo wamuhamagara mazi sibyo njewe ndi honest kubyo ndi kuvuga sibyo nyine baraje ariko ntabwo byari byoroshye pe yego nyine nagiye njyana icyifuzo imbere y'Imana ndavuga dore kanaka sibyo n'amazina ukayavuga of course iyo ugiye gusenga buri uratura umva ko wamvuze rero uri kwiyemera umva of course nawe wagiye mu bandi sibyo njye mfatana nafataga amazina nka shamana we mwese nababuza amazina imbere y'Imana pe kandi nkavuga n'imico yanyu nari imbaziyo kuvuga ngo nima nari nzingo uyu muntu wenda ceceka uriyizi avuga mana uyu nguyu ameze gutya afite iki dura bwa mbere yambwiye gutya uramubona ibiki n'ibiki ese ntubona ko bivamo muhitemo uyu nameze gutya na gutya kuko naravuze mana njye ntabwo nshaka guhita kuko ninjya guhitamo according to me nk'umwana w'umuntu sibyo iyo nza guhitamo njyewe ubwanjye hari umuntu utipa nawe wari waremeye kame sorry for you say this ariko iyo nza guhitamo nkurikije amarangamutima yanjye mana we amarangamutima y'umuntu ibyo abona n'amaso ibyo akurikiza Yesu Kristo aho nabandi ubu ngubu iyo nza kuba ngo nakabaye kuba byaye nk'ifura yanjye twarakoze ubukwe bwararangiye urumva musenge nijya gutindiye se oya ntago wanindiye I mean hari igihe umuntu aza akubwira ati ngiye ndi ready sibyo uretse gato oya nge ntago nashakaga umuntu ushira kuri pressure y'ubukwe waramushakaga ntago namushakaga kuko nari nyifite byinshi byo gukora nari ntarangiza no kwiga mana we sibyo so iyo umuntu aje akubwira ati uzakomeza wige uzakomeza ugire gute ariko nge ndi tayari ntabwo nshaka ukwezi kurenga man uba wumva nyine agushize mu gatebo utazi ukuntu sibyo rero ariko Imana ijya gukora ndabyibuka hari inzozi nagize by time ndota ibintu niriwemo by the way narakaye niriwanye stress ndota ndi kurwana n'abantu tu ariko iyo nishimye ndota ndi kwishima ariko hari inzozi ziza ku buzima bwanjye nkavuga ni iki naragisengeye kandi kizenga isobanuro ku buzima bwanjye sibyo ngira inzozi ku bantu bose bari baransabye request urumva nivuge narose naje kugira inzozi ngo turi ahantu ku musozi ariko uwo musozi wari umeze ikivovo urakizi ikivovo ndakizi ikivovo kimwe kiva ku nsina okay cyo kindi barawurisha umuriro mu cyaro abantu batabizi sibyo so ngo urabona iyo ushize ahantu hari umutumba abana kera bajyaga bamanukaho barya ikinyenga bakabakata gutya why not guys nago ndi umwana w'i Kigali njyewe uri hari ubuzima nacyo bire ni byiza kumenya ibintu sibyo ni byiza kuko hari hano abantu tuvuga ikivovo ni bacyumve so mbona ari ahantu ubundi kiranyerera right kiranyerera kugora wishyira n'ahantu imvura yaguye kugira ngo hanyerere so nabonaga ari ahantu ku musozi usa nkaho uriho sima sibyo then hari uburyo bwo kuzamuka
ariko nyine hanyerera tu hari n'uburyo bwo kuhamanuka so nabonaga b'abasore bose tugiye kuzamuka ninjye urimo wenyine umukobwa bose bari hasi nawe urimo wose hari inyuma sibyo so nagombaga kuzamuka uwo musozi wowe njyewe dusegase cyangwa tukajyana ntabwo twagombaga kujyana njyewe nagombaga kuzamuka ariko kuzamuka kuvuga ngo ntari nkeneye umuntu umwe muri ba bandi uri bugusunikaho gato se uri bunere ngazamuka mpaka ngezeho sibyo noneho ikintu cyaje kuntangaza njyewe numva nta hantu hamwe hari hariho gufata hari ahantu hanyerera ntibaze uyu musozi ndawuzamuka gute then fata gutya ikirenge ndakizamura sibyo n'iki kizamura ntabwo nyine inzozi iba ari inzozi ariko buriya kiba gifite ibisobanuro so n'iki kizamura mfashe gutya numva umuntu aramfasha kuko nta hantu nari mfite ho gufata urabona iyo uzamuka ikintu hari ukuntu ufata numva hari ikintu mfashe nyine umuntu aramfashe gutya ko ngomba gutera urundi rutambwe nyine nk'umuntu ushaka gukurura kugira ngo meze nzamuke uwo muntu sinamubona so ndongera ndatera iyindi step numva ndaramfashe ikindi kiganza ntabwo ntarageze ariko nkabona ndi kugenda by the way ndi kuzamuka umusozi nkongera nazamuka nkongera nkabona ikindi umuntu aramfata ariko simubona mu by'ukuri hari ahantu harambuye ariko simenye ikintu kiri kumfata mu by'ukuri kimfata gutya mu kiganza kinkomeza nguzamuke kuko ntumbaga ahantu ntafite uburyo ntafite formule y'uburyo ndi buhazamuke sibyo so ngira amatsiko yo kumenya the person uri kumfasha kuzamuka uwo musozi sibyo so ikintu cyaje kuntangaza kuri finale ngeze hahandi kuri finale hejuru sanga isura yawe akiya mungu ese nuko filime yatangiye nako yarangiye none se ko wadusize hasi twese hejuru naje kugera ryari ndabizi uburyo waje kugerayo uzamenye ubwenge buri mwana nikubwira ariko for that moment sinabyizera ngewe buriya ntabwo ndi umuntu upfa kwemera by the way mu bintu byo kumbwira ngo uramanuriye ngo nasenze ngo nteretswe no ngewe buriya nyine imana iravuga kandi ikavuga mu buryo butandukanye sibyo so ngewe rero ikintu cyaje kubaho cyane naravuze ko mani uyu se niwe oya hari uwashaka hundi thank you kuko hari umuntu uvuga hari uwabonaga agende uyu nguyu wenda bishobora kuvamo ariko still nkavuga man ntago nahitamo utarama naho kubitekereza hato na hato nazahitamo nabi so nuko byaje kungendekera nyuma yaho nongera ndote izindi nzozi mana we tumaca nzozi zanje ngo se ko ari wanze kwemera ndanga ariko nyuma yaho ngira imana ndavuga mana ubushake bwawe bubi niba uko nshaka ahubwo biba uko ushaka buriya hari impamvu uyu muntu uri kumutoranya mu bandi nini ko kundi uba wishyiraho impamvu zawe ziri aho ngaho ariko imana ikavuga ngo this is the right person for you sibyo bavuze mana ni ukuri nari nayihaye umuntu ushaka sibyo kandi wari umuhaye proposal ndashaka uyu nguyu ariko nayo iti ndashaka ko uyu nguyu sibyo so ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe nyine hari igihe dusaba imana ariko ikaduha ibirenze ibyo tuyisaba ibirenze ibyo yo iduhitiramo nk'umubyeyi sibyo ntabwo iduhitiramo uko dushaka kuko iyo twebwe iyo dusabye dusaba according y'ibyo tubona umutima wifuza sibyo ariko yo itanga nk'umubyeyi umubyeyi agiye kuguha ikintu aguha ikintu kizagufasha kikakugeza ahantu aguha gift ihambaye ntago areba hafi nkawe sibyo areba we kuri avuga ati uyu mwana azagera ahangaha sibyo reka mwigishe gutya kuko nzi ko bizamufasha mu gihe kiri imbere mu gihe wenda wowe ushaka ahandi hantu so nuko rero byaje kungendekera itariki nk'iyi ngiyi 31 z'ukwezi kwa 10 ndabyibuka twari ahantu bita la Paris umereye nabi uzi ufite ubwoba bya hatari naje ziko ibintu ari bibiri cyambere nabonaga umukobwa n'umusitari jewe nta n'umwenzi nta no wenda muri quartier hari umuntu warunze sibyo mu Rwanda nyine uyu mukobwa ko biri kose
ari kuri yindi level afite level ariho runaka ashaka target runaka ashaka kuko nkuko bivuze hari wari ufite nawe ubwo navuga nta uriya mini bavuga ati burya uziyaminiye you never know uko wameze kose ubwo nyine ajya mubaza bimeze bite nkakubaza bimeze bite nkambwira ndacyabyigaho abase mwakugiye gushira kweri kiye kubona mu nyarambwe ati okay tuzahurire buri weekend tariki y'iniki ngira sawa ngo naje nzi ko ibintu ni bibiri ndataha cyangwa ndagumaho nese none mukobwa wari warakunze bazi yewe muri icyo gihe oya igihe nari nifite ukigera mu Rwanda ninjye mukobwa wenyine wawe cyane babwiye ngo tujye muri relationship yego okay tabaye lawe thank you nukuri warakoze kwihangana ngiye buriya ndo umuntu udashobotse nanjye ndabizi agiye kubona umuntu arandebye ati rero ibyo wansabye hari ukuntu umuntu agusubiza nayi straight nari nyine aho agukiza ahantu nawe utazi ibyo wasabye rero bitewe n'impamvu runaka wari ufite ubwoba remember that time wari ufite ubwoba kuko waje utiyumva ko biri bukunze wumvaga bitari ovema coding rwose nabonaga wenda waravuze uti numvaga wari uvuga ati tipe nari nk'aba bandi bose shana happy ntago byakunda gusa nyine ngira navuga ati whatever it's okay kiye kubona mbona urabisengeye man cyane ariko ntago ngena kweretswe naweretse yari kugamba umva yari afite ubwoba hahandi oya ntago ubwoba bwawe ndi bwa nawe ntukabye ni kwa kuri nyine ndetse nakubwiye ngo ni nkuko ujya gukora ikizamini sibyo ni nkuko ujya gukora ikizamini ntago buri shuba neza kuri bugitsire cyangwa gukora iki ujya gukora perime bwa mbere urabyibuka wagiye rimwe uzi kuntu umutima umeze ntago buri shuba kuri buyikure cyangwa utari buyikure siko bimeze ni nk'igi byose nyine ahantu hose ugiye muri interview cyangwa se mu kintu kireba gusabe ibisobanuro runaka ntago buri stable bisi narabikubwiye utupfukama ngira ngo Imana yo mu ijuru wasabaje ntago nafukamye ahubwo nabonaga wowe ubwawe wabivuganye ubwoba bwinshi kuruta ubwo nari mfite kuko ni ikintu gisa nkaho cyari kikuremereye guhitamo wari ufite ubwoba wewe ndavuga ati umuntu rero ninamuhobera ashaka kwikubita hasi kugira ngo rero tureshye ngira hasi gato napfukamo ndavuga nari mugufi oya wari wicaye ku ntebe nyine mbona ariko stability yabuze ni ikintu wakuye kure kuko nabonye ko ari n'ikintu ushaka kuwitema umwanya waje ufite plan iyi ngiyi ukayihitiramo aho ngaho indi plan wabimenya uzi byambayeho se naje bona ufite kuvuga no igikuru byabaye wasaga nkaho ufite plan wazanye ugeze kuri tere ururimi ruhitarugira ngo pra Imana itugira gutyo ururimi ruhitarugira ngo nuko byagendekeye so ariko disi warakoze kwihangana ko mu buzima buriya wambereye umwana mwiza nagufuha nyine ntago bigaragaza cyane hari igihe umuntu agufuhira akagutesha umutwe atari na wa muntu uvuga ngo wamwemereye iki akavuga uyu nguyu umbuza abantu kubasuhuza ngo tumbuza kwisanzura n'abantu gute umbuza kwifotozanya n'abantu gute n'abashuti banje sibyo waje ushanga uburyo uzi ko tubanye hari n'abajamamane abantu umuntu abaraho yisanzuraho ashaka no kwifuza naguterura by the way sibyo kwa kavuyo nk'ibiki byose nta mpamvu nimwe yo gufuha zirongo ubona ko nta kintu kibi bakoze sibyo ugasanga umuntu murajishoro ngo ibisimba ishaka who are you ibisimba ishaka sindakubwira yego sindanakwemerera kuvuga se umuntu umfuhira gutya nitugera mu rugo bose ibyo byari imbere y'uko nza cyangwa nyuma y'uko nza wari uhari ariko wakunda abantu baba bahari ku ruhande sibyo nawe akagufuhira kandi utaranamubwira yego sibyo urumva akagufuhira ukibaza se wowe ni filime n'ubagasobanura urumva nyine cyane ukuri warakoze mu buzima nango umuntu ufuhira cyane ngiye mfite ubuzima mbayo sibyo ubundi cya mbere ni ukwizera iki umuntu akubwiye umuntu ni ku giti cye iyo yinaniwe rero nibwo ufata umwanzuro cyiza rero nuko wamenye icyo ushaka nawe kandi ukakigira nubwo nyine habagamo nyine nizo nuza nyine nubwo ubaho ubwo buzima bwawe ariko wari uzi icyo ushaka then that was a very important thing mbere ko ibintu byose biza kumenya icyo ushaka iyo winaniwe rero nibwo hazamo ibindi bibazo abantu rwose abantu mufuha rwose sinotukora gufuha cyane cyane hahandi ubona abashuti b'umuntu ukumva ubagiriye ishyari
Okay. urabizi ko kanaka ari inshuti urabizi ko bakorana urabizi ko bagize utaranabikubwiye ngo turakorana twifotoje so gusa nanjye nyine kuri uyu munsi wenda twizihiza imyaka tumaranye aga nine shaka twujuje 5 eh twujuje 5 okay 5 tuziranye 4 turi muri relationship voilà yeah nine kuri kubukubaganya bwawe bwinshi ugira I know I'm very stubborn kubusoza ugira bwawe sibyo gukunda amafoto kwawe cyane ibiki n'ibiki byose uyu mwana mwiza ikindi kandi wubaha icyo uri cyo ni cya mbere wubaha ko uri umuntu wubaha uwo muri kumwe mumbeho navuga ko wanyubashye ukanyubahira icyo wanyemereye ukacyubaha ukagira agaciro ndabigushimiye kandi nkeka ko utabikora ngo nuko ari impamvu runaka ahubwo mbona ko ubikora bikurimo uko rero bikurimo ni ikimenyetso simusiga kuri ngiye cyerekana ko aho tujya ari heza ndagushimiye cyane. How do you feel now sibyo uburyo umeze uburyo for now everyone knows sibyo for now I'm free yo Wari muri prison se? Yeah, I'm free. No. Like yes, hari umunsi na postinze agafoto kawe twigeze kwifotoza like 2 years ago. Turi kuri Muhazi. Agaposting. Siko umuntu musawa. Ngira okay. You feel like wow. Yeah. Kuko it was the first time umuntu amaye iyo comment. Then ikindi kintu wenda kugeza uyu munsi ntabwo ndi nyine ikintu kinshimisha uyu munsi. Nuko uri free. To be honest with who you are and whom you are with. For you to be free, that was okay for me. Because for me it was not, byari ikibazo ariko for you. Hey, it was another case. Okay. Anyway, warakoze cyane. So, joyeux quoi? Avuga mu cyongereza. Don't worry. It was anniversary 4 years. We are now celebrating 4 years together. We've been in so much things. We really thank God for this day, for the rest of the days that are coming. So guys, we are really turashima Imana ko tugeze aya masaha kandi ndagushimiye cyane. Yeah. Ntabwo byari byoroshye by the way. Je kubantu mwese mudukurikirana na side it was not easy cause nahuye na byinshi cyane. Buriya narwaye urugamba rutoroshye cyane cause even me I was wanted to say that I have someone but in particular say if uyu muntu ahari sibyo by the way ntabwo narinzi ko ari mikoro mfite hano. Nirekure okay thank you. Urumva ndavuga se nimba uyu muntu so ufite doubt ko bishaka kuzapfa somehow. Hakuna abakobwa bakunda kuba basecyuha nimbivuga se bigapfa. Oya va kuri ibyo ngibyo. Ubizo gira umutima. Ntabwo nje nabikoza ahubwo natekerezaga nyine urumva nindamuka mvuze I have someone ndatangira kujya kuri pressure abantu bambaza who is this you know kandi hari igihe umuntu ku rundi ruhande nara understand neza bitewe na shasho impamvu na understand neza ni umunsi proposal cyo buryo byagiye hanze bikaba kurya nabonye ko hari ikintu cyinshi wavoidigaga niho naje understanding the reason behind everything. Of course nje ntago mundi ibintu byawe nabwo urashaka kubishira hanze before sibyo kugira ngo bikore sirikizasyo no ibintu nk'ibyo ntago mbikunda ndakwiye ko nanone nyuma yaho abantu benshi baguteza iminsi. Of course nari mfite abantu batatu nyuma yo kubishyira hanze katureba aho biza kwerekeza katubarebe so barahari so gusa nyine we are here to stay. I really thank God. Yeah. I really thank God nyine kubwa ibintu byose yakoze sibyo yambaye hafi yandwanye urugamba rukomeye cyane nambara nyinshi zitoroshye z'abantu hanze hano ariko ndashimira cyane inshuti zanjye zose muri rusange n'abantu batwaye hafi cyane muri rusange. Above all ndashima Imana cyane ndashima Imana ko yaturinze kuri imyaka ine it's not easy sibyo ko buri kumwe n'umuntu ine noneho ine buri umwe abana tubana n'abasirikare and sisters so ntabwo byari byoroshye kuri side zombi sibyo twaragonganaga kenshi ariko wowe wageragejaga kumanuka hasi kuko ngiyewe numvaga niharamuka gakomye gato yangiye it was the first time ngiye muri relationship
cyo ni cyambere iyo nkubitana n'umuntu stress nabyo umva nkubwire rero goma iwanyu goma iyo uba nzawe nduma amahoro ntabwo nashaka umuntu stress mu rukundo sibyo so wambere umwana mwiza rero uritonda nazamuka ugahita uvuga okay I'm sorry amasaha yagiye kandi urabona ikintu twavuga ni kimwe relationship ntabwo bivuze ngo ugiye okay na assignment umuntu aba yihaye ariko buri muntu wese agomba understanding umuntu bari kumwe uburyo yitwaramo no kwihangana kwanza kukaza mbere ibintu byose iyo utafite kwihangana muri wowe byaza kugora cyane not me only n'abandi bose so asante sana so we love you guys thank you see you next time